ujya gushakana na papa Runa wari isugi have ndimwikorera none tukubatize mu izina rya Yesu Diamond bose bagufashe badakore kure nta kubeshya kurimo niyo mvuga udashaka kubisubiza imbere ya kamera uravuga ati ntacyo nshaka gusubiza igifu Jani wari bwasomane mu buzima bwawe kuva kera nyine utarakizwa wenda sinzi igihe wakiri kuva wabaho wigeze wikinisha abintu bese mari kwa nubeshya imana ni ndabona Mama Ru senyera urugemo mbaza kuka utarabona papa Runa baryamye n'abasore bangaye cyangwa abagabo itora akira Jani urara ntabwo ujya byandabizi kuka nabi nari isugi nari isugi Kalakit, kolotiti bro. Guys, hi, kanicara. Turagarutse. Hey. Tuje gukina umukino. Uwo mukino tugiye gukina ngiyi ifu y'agatsima. Ifu yanyipfuye ubusa. Nukuvuga ngo ngiye kujya maze ibibazo ku nguri na Janine nanjye babimbaze ugira ikibazo ataza kuvugisha ukuri. Cyangwa kanga kukivuga kanga kugisubiza imbere ya kamera. Azajya ngino. Urajya uyirya ko budaje menye abana bose bafite kwirya ahubwo no kuyubikamo umutwe nukubika mutwe nyine nukuyirya n'umuntu uzajya so ubwo rero ninde uri bumbanze cyangwa mbabanze yatubwira turakutse tubwire nanjye nkukagitwa twagiye ndahera kuri Janine twagiye ubwo buri muntu azajya abaza ikibazo kimwe tugiye kugendera ku murongo ubaza na Janine abaza umuta mungaruka twagiye Janine ikibazo cya mbere kiragira giti nta kubeshya kurimo niyo mvuga udashaka kubisubiza imbere ya kamera uravuga ati ntacyo nshaka gusubiza igifu Janine wari bwasomane mu buzima bwawe kuva kera nyine utarakizwa wenda sinzi igihe wakirijwe wari bwasoma umuhungu shinana kigara nati azinagati nagibandi kukumba twagiye tugutezamo Janine subiza ndasoma wivema turagufasha Kanya muri fungura nugira icyo mbeshya nugira icyo ntabwo uri bugihakane kandi nkizi Janine urabona ati oya ninjye ugiye ko njya nkubaze namwe murabaza oya ninjye kubabaza hanyuma fungu wari bwasyo kane na rimwe ukiri n'umwana wenda kuva ku myaka 12 kuzaba nyine uri n'umwana wabarasyo kanye Ijeje ntabwo najya kubivuga reka unazana hano ubura waje nduga free ubura waje Abimana byo kurya imboga byo kwicanganyikisha mureke zagara ibyo munkore murabibona ibyo munkore murabibona kwazi Mombasa nata shamure kubugoti cyane tefuka nisige tena n'ibintu imyenda yake Mombasa ujya gushakana na papa Runa wari isugi have ndimwikorera none tukubatize mu izina rya Yesu Diamond bose bagufashe badakore kure ndashwanya kuzana burezi zose tukubatize ntutubikemo nanjye nagize gake ya nyine ndagushyiramo gake oya witwiba nanjye nakizemo amakuru alright urumva sha aho ngaho urumva neza
Jani. Nakwigiza dutize kano gatambaro kawe. Ayiwe mumuzana. Jani. Sorry. Kanumva ikibazo ngiye kukubaza Oya ntabwo ugiye kubaza Janine. We nutubajije turi babiri tukabyemera. Haje wambajije. Na Janine agiye kumbaza. Oya nawe kamubaze kuko nawe watubajije twe. Ugiye kumubaza nawe ambaze. Jani. Kuva wabaho wigeze wikinisha? Abidubese mali kwa nubese. Imana ni ndabona byamwe. Ngiye mwikora n'ibyo mubajije. Ngiye mubajije. Yakura amazuru nanjye sinafashe. Guys, turapfuye. Nta mazuru ufata Janine jyamo. Gira neza ifugu. Atukubatize mu izina rya Yesu. Ave wiyishyiramo. Uyishyiramo. Ave. Oya. Janine. Byangombe zikure kure mu izina rya Yesu. Tamashitani katika. Hano ko murakoze sha. Janine sinzira ko ubu ngubu nta maso dore nazahuza Janine. Kugira amaso manini na Janine. Kubinamo bikuze. Mbizicyo. Janine mbaza. Janine mbaza. Okay. Oh my God. Reka ndebe video ugiye gufata. Here you go. Oya nasara ubwintu. Kagiye mbaza. Okay. Tujakwa. Niki kintu papa nayi gukore. Wumva neza. Ndababaye. Ushaka no gushwana nawe. Umugore n'ubikira umugabo ibanga. Jani bimukore mubatize mu izina rya Yesu. Namuwe sako nawe nazo mugiye. Papa gukubikira ibanga bikoze ko ari we wabikoze. Nyende yanjye. Ndera mumekeye furuna. Ibintu ndagari. Kodi. Ubwo ninjye wajya amabazi. Njya kubaza ku Yakambaze. ngo. Nabaye bakozi banga navuga banga mwaryama. Ubwo natera umwana barimo. Wibuka ko ibintu mama zabibona. N'iby'abana. Wibuka ko iki kiganiro mama zakibona. Sha. Bitewe n'uburyo batagira umubare nabandi kwisebya. Aya. Batiza mu izina rya Yesu. Batiza mu izina rya Yesu. Mubatize. Fungure rwitomera kumbasa. Aha, ninjye cyo kongera kubaza. Janine. Ubwoko bw'Imana turatote. Janine ipfunisha. Jani uripfunye. Uretse gato. Uretse se twagiye. Janine. Umaze gukundana n'abahungu bangahe? Ukunda n'abahungu babiri. Guki Janine byamuhanura be. Jamaha urabeshye. Janine jamaha urabeshye. Ukunda abantu oya nakuntu vayo urabizi ko tubiziranye jamaha. Ntago abahungu babiri. Jamaha hano urabeshye. Vayo. Bavuge Janine. Oya byaragiye yabeshye. Yabeshye byaragiye. Aya amazina mvuge na staff izarizo. Ntago ari babiri. Hari wa wundi wakoze umurenge ejo bundi. Uri kumva? Hari wa wundi wa bloke.
si babiri ceceka uwa gatatu nubwo abari batatu gusura ariko uwa gatatu njye wanyibwiye ko mukundana musaza wa mugore ni izina ry'Imana ambwiye ko murakundana ceceka oya Janine warabibwiye rya mama ndakubwiye cyagiye kari kunyirwa oya Janine hoya wa mungu mwakundanye wa kera si wose zarimo oya nubwo ni bamwe babaye bangahe ariko ko yagiye kongera kugaruka oya Janine Nagaruka Janine oya urabizi mu mutima wawe zijya muhanga batize mu izina rya Yesu jamaha Janine manu amaboko nta mikino ari dore nanjye ukonza oya nta bureka Janine hoya izina rya Yesu toka shitana bazimu bakure kure abanda bari cyabo uziko filime irandira mu bwonko ishobora kuvugisha urajya he icara ha konta sinyura iyo ujya kuza muri uyu uburi ko nari kuvuga ibyo twagiye nta mikino ihari twagiye kungu ujya wikinisha wari bwikinisha nyine mu buzima bwawe mama ari bubibone sheri bayi ari kuvuga nka Rona Runiyeri ngaho mbaza mugiye kumbaza ndapfuye singigezweho Janine ni wowe cyane ko twoga amazi harya amazi yagiye ndapfuye nata kuva wabaho ryari wigeze guseba ukumva amahoro akuburira utubwire n'icyo wasebeye uragicitse so ndakubaza kimwe ko muhatiriza mpaka wibuka ko ndabyenda bizeye wasabaye ko mbere kimwe urashikishwa ngiye ikintu cyansebeje mu buzima n'umunsi nambaye ikibuno ibibuno bikiza kigahingama imvura ikanyagira abandi bantu imvura irahita ngisigara njojoba mu kibuno ngenda guhata ibibazo ni kimwe kimwe gute kandi mpaka ugize uya ni kimwe oya kimwe abatwibye Janine oya ni kimwe uraza kongera kungaruka kutatubwiye ngaho ongera ubaze Janine uvavuka bari bwumviriza abantu bari gusyoka aha Janine ubeshye dusangiza ayo mateka byavugaga ngo iki uratubwira ko byavugaga nuko bavugaga mugisha utazajya umuvugisha amakuru yuko ko Janine ari umukozi w'Imana kigori ryo aha ubwo kuko biragenda bite ninjye wongera nkabaza nyine aha Janine uretse gato ninjye ugiye kubaza aho ngo uravuye ninjye ubaza yego koko ujye kubaza ngo uri nanjye umbase uguma bana ndingari Sari cyo vote okay ese baru nyuma nyine yaho ushakiye sibyo ese nabaheba nyine ba igitsina gabo cyakwibutseho ubona ko kidashaka kure ni benshi cyane no baracyantereta nanze ko nimba mu murenge bizashira bakomeje kuneta kuva nabyara hano rona byageje ndi hari abaranireta bayanereta bandeta amahoro ni bangahe mwaryamenye mbanye na papa Runa yego mwami Yesu nta numwe ibyo nayo nubwo bibona ifilime dukomeze komeza kwa Kungu ubwo ko dale kwitira ibibazo byose muri kumbaza rwose birakakaye ese mwana wanjye ari bwonko ifu ese niki kintu igihe nyine wari uriya hirya gahanga ku ishuri nyine ku ishuri aho yari
ese niye story yagusekeje uriyo mu buzima? Njye nyiga boarding rero ikintu cyansekeje nari ndyamye sinari nzi ko abaye abageye nyine abatinganye nari ndyamye numva akantu karimo komboka kari ku masa kanyikoreshwa kakagabo urumva noneho numva kanywemo bogisi avuga ati se bigenze ute iki diamond kirimo kirambaza iki hijya mu byo kwicanganyikisha gatoya numva yakwema agapipi kari kukansiga ku kibuno numvisha ari kukansigamo byango nedit akijya kukajombamo nahise nkafata gutya mu biturushye ku munota ndayifashe we ndifashe ubwo ngubwo abanyeshuri bahita bakomera amashyi icyarimwe punguri turakwemera yikomeze bitanyizirika nicyo kintu cyambayeho kiransetsa cyanabereye ubwo ni njyongera nkababaza Jani umu ex wawe wicuza ko mwatandukanye mwari kubana n'ubu ukavuga ati kuki twatandukanye koko ukavuga ati kuki twatandukanye koko hari nyine ifura yirokotse umuhaka narindi nari kuguca umugongo pungu ukunda umukobwa umeze gute oya wari wabona umukobwa nyine agenda mu nzira ugahita ushaka gusyoka nyine ukumva agapipi karahagurutse ya ntabwo njya nyicanganyikisha reka narababonye njye mbihagazeho nta mboga njya nabonye agapipi uribuka ko video mama ari buyibone kanyirukane nge ntabwo kwihagaraho mama ni mama bimenye ari umukobwa nabonye kana haguruka mpita ntasirikira hano n'umukandara ajya kucyiki mukumbaza ngiye nata cyamere kuri Janine wembe ngushaka cyate sinababaza ikibazo kimwe gihuye nacyo Janine bambwiye ko kuvabaho umvirije abantu bari gusyoka nese kuva waba ntagiye ugeze urunguruka nk'umuhungu ari koga muri dushe ari koga yambaye ubusa icanganyikisha arasakone yago dutatu kunango umuhungu ari muri dushe yego nese atari muri dushe oyi murunguruka ari koga atambaye yambaye ariko wabigize agiye kurunguruka kamera ari kureba nata kuva wabaho wari bwaje muri toilette ugasanga umuntu atambaye umugabo ukabona agapipi cyane narabibonye birebire hari umugabo twaduturanye nyaro utaramara kundaga kwireba ariko agayizunguza ndakuza no mama cyane dukuka cyuma ngo cyasangwisi aba i u o a e ni ugodandu godogata kwagiye aha ngaho ninjongera kubabaza ni Janine ni Janine okay nibaza njye mumbaza bikomeye nta kibazo amaru iriyari utwaye ukubona neza mugiye kurwana nyine ukabona ko hari ikibazo nakibarije oya cyo kurwana ntibanaje abavuze ngo cyankoreye cyambabaje cyo n'ubundi birimo kurwana n'ubundi oya naho bihuriye kivuge kwicanganyikisha da oya bazi icyo ushaka Janine nitekereza bazi icyo ushaka okay ikintu cyaka kubaza ni uwuhe mu ex bakora bageze kubona bakundanye ukumva neza nyine ku buryo muri nari kumva ubwenge bwagiye yuko ushaka ubwo ukabona kurusha ubwiza mbese ukabona nta mu ex bakora n'undusha ubwiza sha bose ni babi ni bake pe ariko ni babi sha muri babi pe nta numwe ndabona ngo numve nitakarije icyizere sha wapi ni babi kabisa Janine ni babi pe ni uwuhe mukobwa oya mbaza wewe wigira ari ubwoba umukobwa ari umukobwa guys byashyushye tuki mubaze Janine waba nyine warakunze cyane ukamusaba ukumva mbese muri make kandi uvuga izina arayiga ubwo byumva ko ari waramusariye ukumva koko muri make umukobwa ati yaba ndi mukuru nakombye kubana nawe
mukunda uravuga izina rye yego ukaba umusarira yego kandi uravuga izina rye ukamusarira sibyo ubyumvuze yaba uri mu kunyota unamusarira yego uramuvuga izina amenye ko wari waramusariye umva nkubwire sata babaraginiwe nta zina ryawe navuga ndemere no kuyiga nta zina ryawe navuga n'undi munsi utazongera no kumiga ngo nisyo kintu mise mpuka njya ntuka kibumba muyikire muri Jani musi umubyiringira amajani yirundanye runda mukirundo ni Janine gusinkira Jani mutsinda gira nawe bya mutsirimemo ai fata kanje kata Natasha gira ninde hari ugeze punguri wowe kutubaza ngiye kubabaza Jani hari ex nuhe urumva oya Jani icyo gihe wumviriza abantu bari gukora imibonano wumvishe ubishatse cyangwa ntabwo bashaka ntabeshe mbishaka koka iki gihe twagiye gutuma twakunda abana urumva kutangiye kwidefana nta we kwidefana nta busobanuro ukeneye mwarumvirije cyane nyabageni aha punguri mugezeho pungu hari inshuti yanjye waba warakunze tugendana kandi ubwo niyikiza uravuga n'izina ryayo ukayikunda ukabura amahoro abazi se inshuti zanjye yabyumvisha ibyo namubajije wumvishe Natasha ubugini bwe ye baba we wowe witonze mu kuyikiramo mubwire mise mbibona uri murambaza ibintu ufite gihamya ku buryo n'imakano yikiramo nanjye ibyo nkuze kanze mbikuba cyane cha kanze nguhe kamere kuri Janine ndaheraho cakanye ndakutse ndaheraho cakanye matirisi vuye mwagezemo niba nanjye matirisi igihe mifu narabyemwe ntimuzabyara Jani kwaje turongo turi ku munwa wapfura njyana mbwira nyine mubaze mbwira umuhungu kandi tubiziranyeho tubiziranyeho nanjye ubu nta kujyemo mbwira umuhungu wigeze aza kugusura cyangwa wigeze ujya nko gusura nyine ugiye kumusura cyangwa aje kugusura ibi biri muri ibyo harimo kimwe oya have oya ceceka rekeraho rekeraho muvuga mwembwira izina rye umwiye n'ahaba mumbwire cyane aba yarashatse aramaze ubwo ni aho kujya mukamusenya yajya ngo nambwira cyangwa atari gucisha location yose cyangwa icyo ikiganiro kizamugeraho aho kugira ngo ari gucisha bamenye ko uzuje ko musyokana jama vuga cyangwa winike mushyiramo n'abandi oya ndamwishyirira nyine mushyiramo amahitamo nayo ndabona ukicanganyikisha amasegonda ibintu bayigiyemo na hano turongo nawe twagiyemo ndabona ari byiza oya aceceka tubiziranye ndahita mbikubwira iyo story ceceka ubu nayikubwira n'agatinga urabusebye iyo story oya reka yikubwira warayivuze kandi ugiye kwiteza abantu wagiye mwifuka iyo story nanjye nyine kanyikwishyiremo izo simu we kanyikwishyiremo mureka gushyiriremo n'umuntu wawe ugerageza utu turongo tugiyemo kuvura tukubatize mu izina rya Yesu Kristo amena amena Natasha nawe weseka nawe ucikira ugezweho ugezweho ntakubajije weceka nawe ucikira ava ko wigenda Nata mbwira nari nagoswe kare kose niyo mpamvu byanjabuka agasimba dubika mano ngo mbabatize shaba witonze mbwira ugiye guhita ubivuga imbere ya kamera katubiziranyeho niwe wicanganyikisha gatoya mbwira umuhungu waje mu Rwanda wo mu diaspora ashatse kumentioninga icyo akora
uhaje ukamugira crush. Amugira crush? Crush gute? Umusitari? Crush nkamugira crush? Uyu nkaba mukunda nyine apana. Crush itandukanye no gukunda umuntu. Crush ni wagira umuntu crush bumva mwasomana mwasyokana nyine ibintu byose wabikora. Bitandukanye no kuba wakunda umuntu nyine kuva ku mutima uramukunze pe ukavuga ati mise mukundana ukamusimbuza n'abandi bose bakundaga bitandukanye. Ninde? Cece. Muvugire hano imbere ya kamera itinda gatoya. Kutabaza neza gasubije. Muvuge ndamuzi tubiziranye. Ashton Hall. Wese dio niwe ndi gukunda kuruta na Chris Brown. Ndagucitse na Ashton Hall. Ninde ugezweho? Ashton Hall. Ashton Hall. Ashton Hall. Urya yagira ngo ni. Cece. Igiye kwitera. Reka dusoze. Du? So? Duso? Nijye wanyuma none reka dusoze. Wa? Du? Kageni ko kana abine kadofe ndabiye. Tunayifu. Uyu giriye nanjye ndayirya ubusenge sinayirya. Janine yipfunyaga koza. No gusoma runake zawe. Nakoresheje kano kantu. Turarwara inzoka diari. Ariko ugiye kubaza. Raira. Ndaje ndebera una mu mpenda hendere. Tubaze nibingero birahita birangira. Nje wanyuma n'ubundi. Na wanyu baza Natasha jeho nanjye njyaho mvaho bita birangira kuko ari njye uhera. Ntago biri burangire turakomeza. Ndakota. Akomeza. Cyane. Tubaze Janine. Okay. Ari kuri ndasubira. Numvise ibibazo byashize. Pungu. Ni iki ni ryari sibyo mama we yagukubise sibyo cyane nyine wumvishije icyo gihe umurakariye akubwiye ndakakubise n'icyo gihe igihe utubwire ko niba umushyira agasitari ko icyo wari wakoze ku buryo nyine hari ukuntu mu byaha n'umwana hari ikintu wigeze gukora gituma mama we none aguteye kurakara ku buryo nyine ubona ko byanze ikintu sinjya njye imboga nabamubeshye kandi mpa ikindi nabamubeshye beshe yakoze abantu bari inkoni za mama ninjye waziriye naraziriye ako nagiye numvishe nyine ngo murakarire ngo byadanje ibyo Janine ari kumbaza yarankubise nabi yancungaga kera kuko naryamaga ntabwo gisa nambaye bambwira ko ituma akanyoni kadakura akaza agasanga nambaye gusa wenda nari nagiye kuzira cyangwa nanze gukora akazirikanya inturusa akayibo akayinkubita cyangwa dukubita umuyenzi wokera cyangwa umuyenzi wokera ahita havaho umuyenzi hagerwaho ikaburi njye nta kaburi yankubise n'inturusa yazirikanyaga nibe nawe okay ubwo ni mama nagiye kubaza ndapfuye mama ru senyera urugemo mbaza kuka utarabona papa ru uryamye n'abasore bangana cyangwa bakaba itonda akira Janine urara sinakira ntabwo ujye byandabizi kuka nabi narisugi narisugi koka narisugi emukira kwicana narisugi mbwira uwo twaryamanye mbwira ko twasambanye uhari ubinshinze njye narisugi hanyuma twicanga yikisha kamubatize mu izina rya Sabazimu bose barekwe kwa Yesu narisugi ariko n'ubwikize mwikondegeraho isu eno bikini by'abana birimo byakera riba birimo ntabwo narisugi byakera taragwa bagusugi ngundishije kuba narisugi batagusujura oya byakera ntabwo basujuranye baba ngo nari iki ntabwo narisugi ngira ko mukanya mite mwuka niba ari isugi mitano akabishyire hanze ku mugaragaro hita uvuga mbishyire muzuka mukabwa bayimwe okay byarangiye wapi bya Janine aha hagati yanjye na papa runa kuri couple yacu ubona ari nde wahenze undi mubeshye ko nta bantu bajya bajyana 100%. Nta bantu bajya bajyana 100%. Teranye cyangwa uvugisha ukuri ufunga umwuka witeranye. Reka bivuge ninde wahenze bivuge cyatukwi dobiko. Kijye bararaye. Ari cyose cyane ko nibyo byiza nibyo tuba dushaka rero. Uwe ntabwo ngene ndashaka umunwa wawe wo hasi. Shiraho umunwa cyangwa yakumusada mufashe.
turongo nashaka gusigira nanjye mbaza mbite nkubaza ye mbakukaye fungu urugo rwanjye ukuntu ubona mbanye na papa Runa uba wumva nawe ubanye n'umugore nyine ariko mwabana ubona tubanye neza cyangwa tubanye nabi ukaba witonze mbanze ngatekereze uko ubona tubanye uko ubona tubanye nawe wakifuza kugira urugo rumeze nk'urwacu cyangwa urwacu ubona wapi ntacyo ufatamo ukuri kuri mu mutima ntacyo mfite cyo kuvuga Yesu wese tubanye nabi we oya ntabwo mubanye nabi nyine shyiramo mubanye neza nose uko nicyo nibyo bari guhisha nyine vuga niba uko yego wakifuza kandi Imana irabyumva uko mbanye na Sere wakifuza kubibana n'umugore wawe biza utadimba batadiha oya rata tudihana yaba bizi kungura ngo nifiti yanjye amabanga yose yaba yazi bambiza ariko ngiye mfite ibyo nifuza mu mutima wanjye abantu ntibifuza kimwe kizamo n'ubugome bw'uko urugo rwanjye runenye muri make urugo rwanjye rurakemangwa rata ntawe wubaka nk'undi kanze nk'uko igihe twagiye ntabwo wagendera mu kiganiro nta wubaka nk'undi twagiye nata kanguhere nose ibibazo wowe wabashije kanguhereho uramuka wicanikishije gato kidogo ntazibana zidakomanya amahembe urumva papa Runa mwaba mwarigeze nko guseraho ku buryo ufata umwanzuro wo kuvuga ngo kangende cyane rwose oya narazinze wakibajije oya niyo waba wakibajije oya ibyo kuzinga ibyo kuvuga ngo reka nzinge nyine ntabyo wabibajije ariko kera twaratwanye rwose ndapakira narapakira da inshuro imwe se ni nk'eshatu njyewe isura yanjye ntabwo uri buyishyire waba ubajije bibiri icyo urakibaza nyuma okay kimbaza ntari icyo nari ngiye kubaza n'ubundi gikuye muri icyo ni nkaho ari ikintu kuko parti zose nzifite ndagira ngo cyangakishe gato ndi kugira ngo hakaza ubugari icyo gihe ngira umwaka utagiye kwicyangakisha gato kidogo ngira umwaka muheruka nko gushwanamo nyine ariko biraho bisanzwe gushwana bisanzwe haciyeho imyaka ingahe mushwanye bisanzwe nyine kumwe abantu bashwana bisanzwe nyine bagashwana ariko bakarakarana ariko atari kugera kuri level yo kuvuga ngo kagende ariko mugashwana kabisa byo gushwana yego hashize umwaka unyomoze byo gushwana hashize gushwana kwa kundi nyine bigeraho muvuga nabi nyine hashize umwaka yego sure kuva twakimukirana waba warambonye twana na papa Runa hamwe nyine umuntu arara atavuganye n'undi nyine ukabona ni ikintu kiri seri umwaka kutarageramo urageramo none se nari ntaratwita umwaka washize ariko nturageramo oya warageze kuko twari tutarimukira hano sibyo kandi atwitiye Runa hano Runa afite amezi 4 sibyo no gutwita amezi 9 hashize umwaka rekeraho kuri kuvuga ngo mwari mutarimukira hano kuva mwagera hano ntabwo murongera gushwana na rimwe ko akapana gushwana nyine kuri level hejuru kumwe bisanzwe urakari umuntu muvugana oya ibyo ngibyo no gutwabishwana hamwe dukabukanye nko kwanati kutashize neza ku murongo urumva avuga kuri level yo gukuka ugaceceka nk'igihe kingana gute ugaceceka nk'umunsi wose ntabwo biraba wapi umunsi wose ntabwo biraba pongo ntabwo biraba umunsi wose nshobora gukuka ariko byajyana nimugoroba yatatu ukavugana sibyo jani shaka ubwo ntabwo ndakuka umunsi wose ntabwo tugishwana n'umugabo wanjye cyane kanze mubaze ndakubaza ikira ninde muntu wo mu Rwanda wumva mwashakana umusitari wifuza kuba washakana bubaza jane ndeba umwana wanjye nkutse birangiye oya ntabwo byarangiye ndaje ari bibazo birarangiye hari umusitari ngo duse ko najya nkunda kubivuga niba udafite ibyo kuvuga akiri umugabo cyangwa akiri umuntu yaba umugabo cyangwa umusore mbwira umusitari wo mu Rwanda wumva mwashakana utinda gatamita nkudubika nikomaze ndakumvira ese kuri turasa ku ntego kari bigo nose ari base baraso zirimo bose ni umuntu umusitari wese umuntu umusitari wese ndata genda umusitari wese wari we genda ndebere narakonsigira mbazanye na oya ngenda kutse
wowe tubaza umutunga hari ibibazo nshaka kubaza rataje nigera ndebere Okay. genda ukarabe mu maso ratu ndebere nafu ndaje ararubakotse twagiye Ubone se ubwene. twagiye pungu hari ibibazo nshaka kukubaza pungu hari umwana wo muri famiye hari umwana wo muri famiye mwaba mwarakinnye iby'abana ukamusyoka dufite icyo dupfana kuvuga n'izina rye sasa kanda gukunda mbazana Kanumbe. kirafasha mwana ngere nta mahoro bafite Naho se wowe kero kiri umwana. yakiye nabimenye kimwe na none turekere pungu buratse pungu ugira boxa zingana Tonde nzivuge. zivuga nubeshya ndagutamaza Ngiye kuvugisha kuri imbere ya kamera nta mboga njya nta kujya kwihagarara. Hafu ifu nayihaze. Ngira box 3. N'eshatu. N'eshatu reka nzikubwira. genda tugende uzinyereke Tugende. ukabwira gahunda zanda Wese ugira ikarisa zingana. Vuga amabara yazo. Vuga amabara yazo. cyaba ari ikibazo cya kabiri byajya kuziko Oya birafatanye mbwira amabara yazo cyamite nkwinikamo. N'abantu abanyarwandakazi bumva amabara wambara. Utinda gato ya amabara ni ibibazo bibiri ntabwo nyibuka ni kimwe. ntabwo nyibuka Kava Natasha. uriko nanibuka ndakutse tubivemo guys nuko murakoze kubana natwe ifu turayimaze utwenda twanye Jesus. guys nuko muratumenye nyine Kamite mwa konti. Konti. yeye barajaye kwijuru Barajaye kwijuru. bose babireba guys bose babireba